Ladies, hari ikintu nshaka kubabwira uyu munsi. Uramenye ntuzigere utwara inda y'umusore cyangwa se y'umugabo ukeka ko ari gashobora kugukunda, cyangwa se ukeka yuko aribwo mushobora kubana, cyangwa se aribwo umufatishije. Wallahi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam, ibyo bintu ntabwo bibaho. Mugomba kujya mubyandastandinga. Abagabo barikunda cyane ku rwego badakunda n'abana babyara. Ni izina ry'Imana ryo kubabeshya. Abagabo bose bakunda abana babo nuko baba bakunda abagore babo neza. Ni ukuvuga ngo rero ladies, ntuzigere uhangayika, ntuzigere wistressa, ntuzigere wishyira mu bibazo byo muri ubu buzima ngo kubera ko ngufitanye umwana n'umugabo. Yego, umugabo byari mujya kuvuga ngo n'umwana wundi nagutera inda ugushakisha ubuzima bwawe uko ubushoboye kose, ariko kwisacrifice ngo kubera ko ngufite ngo wabyaranye n'umugabo ngo ni wamutani wamwanga bla 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 bla, it's up to you. Umugabo azagenda kwibagira nkaho mutigeze mubyarana, ntatigeze akumenya kandi mufitanye umwana. Ari no mpamvu abenshi mu byaro abagabo ntibabahereze n'indezo rwose pe. Umva babwiza ukuri, hari nubwo baba baranibagiye n'umwana nyabyara. None umuntu iki kintu kirenze, abagabo bafite inanga ibihumbi n'ibihumbi buri munsi baproducing inanga ibihumbi. Ni ukuvuga ngo umugabo yabyara yatera inda uyu munsi abagore 10 bose bakamubyara. Ubwo uri kumva ko ari special kuba wamubyarira se, wamugirira umwana. Ubwo rero ladies, mbigishije ubwenge uyu munsi, n'akazi kawe. Nimukunda iyi video, ubutanzi abakorera indi murakoze.